Imiryango imwe n'imwe ihora mu ntonganya. Ese wakora iki mu gihe uhora amakimbirane n'uwo mwashakanye? Ushobora kubona ko amazi yarenze inkombe kandi ko izo ntonganya zirushaho gufata indi ntera. Uretse n'ibyo, mushobora kuba mutazi ikizitera, ariko nubwo bimeze bityo, murakundana kandi ntawifuza kubabaza undi. Muzirikane kandi ko kuba mutabona ibintu kimwe bitavuze ko mudakwiranye. Amakimbirane ubwayo si yo ashobora kubasenyera, ahubwo uko muyakemura nibyo bishobora gutuma mugira amahoro mu muryango cyangwa mukayabura. Reka turebe bimwe mu byabafasha guhosha amakimbirane mu muryango. Komeza kubana natwe ku rubuga rwacu rwa Inzozi n'Ukuri. Icyo tugusaba ni ukora subscribe ukiyandikisha, ugakora like ndetse ibiganiro byacu ukabisharinga kugira ngo bijye bigera no ku bandi. Ikaze. Ni gute wahosha amakimbirane mu muryango wawe? Icya mbere, ntukihorere. Iyo usomye mu Migani umurongo wa 26 ibice 20, hagira hati: ahatari inkwi umuriro urazima, kandi ahatari umuntu usebanya amakimbirane arahosha. Uyu murongo utwereka ko burya ngo ururimi rwoshywa n'urundi. Rero iyo mugenzi wawe agusembuye maze ntumusubize, bishobora gutuma acururuka. Ubwo rero ntukihorere mu gihe agushotoye. Rero kwifata bizagaragaza ko wiyubaha kandi ko wihesha agaciro. Jya uzirikana ko amahoro ariyo y'ingenzi kuruta kwemeza uwo mwashakanye ko ari we uri mu makosa. Icya kabiri, jya wita ku byiyumvo by'abagize umuryango wawe. Iyo usomye mu Bakolosayi umurongo wa 3 ibice 12, handitse ngo: mwambare impuhwe zuje urukundo, kugwa neza, kwiyoroshya, kwitonda no kwihangana. Uyu murongo ugaragaza neza ko iyo uteze umuntu amatwi witonze, ntumuce mu ijambo kandi ntumukekere ikibi, amaherezo aracururuka, amahoro agahinda. Aho rero kumukeka amababa, ujye uzirikana ibyiyumvo bye. Nanone nakora ikosa bitewe no kudatungana, ntukagire ngo ni ubugome. Umuntu ashobora kuvuga nabi atabigambiriye, atagamije kwihorera, ahubwo abitewe no guhubuka cyangwa uburakari. Icya gatatu, jya ufata igihe ubanza utuze. Iyo usomye Imigani umurongo wa 17 ibice 14,